umuvugira umuvugo wifuza abakubyinira wifuza nk'umwana wagukorera iki uwo muvugira umuvugo Patrick mwana wanjye Patrick tebuka umushyitsi akeneye kumuvugira umuvugo ibyo ngibyo bubyihoreye Patrick ngwino tebuka mwana wanjye ngwino umushyitsi arifuza nkubwira umushyitsi ngo arifuza umuvugo Yaba nyina mwiza cyane waretse nkamutereta mama oya ngwino umuvugira umuvugo nibyo ashaka ubwo ibindi bihamvarasi ntabwo nitambitse hagati yanyu ubwo ibyo bizaba biza shani mwiza nukuri murakoze mukobwa sabwe sha nukuri uri mwiza mubeza ni wowe mwiza mubasa neza ni wowe usa neza ibwami ni wowe ukwiye kuba umwamikazi ni wowe ukwiye kuzabyara ukitwa umubyeyi ni wite ko nambaye kake ngo ukeke ko ndwaye na bwaki burya ndi mwene gasake umuhungu wa sake bitewe n'ubwo bwiza njyewe nakugurira isake ahubwo baguha isake kimurukerera tubyine waki muri make nk'umunekera umuro kibaze ngo iki cyana n'icyandi mwikinamiye umukobwa mwiza oya nkundira uko ndi nduku ndabizi disi mbona utudodiyo na danduje udukara ariko disi nge ndagukunze kuri wowe niyise rukundo ndiyizi nta mukandara ariko kubera ubwo bwiza disi numvise nk'urwariye indege ikindi ubumise nshaka ndembe yo gukubita buri muntu wakugendaho nk'umukobwa aho yanumbarizeho manida adizi mari narumiya anagusomera Yeremiya cyane kuteye nka Mariya ndikumva nukuri kukureba byonyine bise biyungurura intekerezo zanjye ahubwo ubu ngubu abandi basore biba bimeze biti uri mwiza sha umva Patrick karame mama jya kwandura bya bishyimbo bitanyagira kuko ndabona imvura iguye urakoze dore imvura igiye kugwa reka nihute hanze umushyitsi ugumane na mama nanjye ndagaruka ugaruke numara kwandura iruka cyane ikaze ku Muranga Family TV nongeye kubashimira mbikuye ku mutima uburyo mudukurikirana uburyo muduha inama mbese muraba agaciro kuri twe aho muri isi yose rero ndumva abanyarwanda ntaho batari mukurikirane Umuranga Family TV ubaho ibyiza byinshi turanga abasore turanga inkumi mbese muri make nta muntu wagumirwa ariko Umuranga Family TV barezwe dufite abana bazi kwakira abashyitsi dufite abana bazi kubyinira abashyitsi bazi kubaririmbira tutabatindiye reka mpamagara umwana ajye kuzana uwo mushyitsi mbe Patrick kibondo ngaho ngwino nkubwire irukanka rero urebe umukobwa uhagaze hariya ku muhanda yambwiye ko ari umukobwa uringaniye wenda hari igihe wahasanga n'abandi yambwiye ko ari umukobwa uringaniye ngo useka amasara agasesekara ariko uramenye si we nkubwiye ntabwo nkubwiye kujya kumurambagiza yiyiziye ku Muranga nuko rero genda umuzane ubundi uze umubwira umwereka uko warezwe umuririmbira umubyinire n'ibinarimba umuvugira umuvugo n'ibinarimba umutera imitoma ariko hari n'igihe nawe wamukukana ngaho genda irukanka wagira ngo nukuri Imana yarakuremye irangije irakwitondera hari yagiraga ngo rwose umuhungu wayo ari uzagutereta bitewe n'ukuntu yakutatse iguterere iguhagura geze umusatsi yeba ureba shuzi kari useka amasara agaseseka we wongera usekesha reba we mama abambe yeba data nukuri nubwo nabandi mu pasiteri kuri we nabiperata nkahita mbinda nubwo naba nagira idini ariko nkabona wakijijwe nahita nyuzwa kuri wowe pe dore igikobwa kariho ku Muranga Family TV hobe ariko mwana nyagasani amakuru y'inezi ugira umugabo n'abana imeze neza karibu n'ikaze rwose ku Muranga Family TV murakoze cyane rwose nshuti bakunzi b'Umuranga Family TV rero umutumirwa wacu yahageze umutumirwa mwiza umukobwa mwiza cyane namwe mwihera ijisho
ni ukuri turanezerewe kuba yaratwandikiye tukamusubiza none tukaba tumwakiriye. Umuranga Family TV rero rwose mukomeze mwite ku bakunzi banyu, ni ukuri mukomeze muduhe ibitekerezo byiza, hanyuma nk'uko musanzwe mudushyigikira, hanyuma natwe tubereke ibyiza. Uyu munsi rero umukobwa mwiza yahageze, nguyu useka amasaro agasesekara. Nuko rero tugiye gutangira tumuha ikaze, tumuha umwanya wo kubibwira. Uyu munsi rero uyu mukobwa afite byinshi byo kubabwira, ariko nagira ngo nanjye mubaze ikaze, witwa nde? Tangire wibwira abadukurikiranye. Ego, murakoze cyane rwose. Amazina yanje nitwa Irankunda Mediatrice. Ego. And umurundikazi. Ariko nkamba ngaha mu Rwanda, muri Kigali. Ego. Ego. Hanyuma se Mediatrice, ukaba uri umurundikazi, ukaba warize? Ego. Hanyuma ukora iki? Nkora ibintu bya salon, nkora ibintu byinshi, mu myuga myinshi nkora, ariko wowe nimikiza imbere cyane n'uwa salon, gusuka. Yego. Hanyuma se uje gushaka umukunzi ku Muranga Family TV, ntabwo wigeze umukunzi? Maybe naramugize, ariko si ibintu byatebye cyane. Ego. Mwaratandukanye. Ego. Hanyuma uwo mukunzi wagize mwamaranye igihe kingana iki? Ntabwo ari kinini cyane, ndakeka ari nk'amezi 5. Uwo mukunzi se ntabwo yigeze akubwira ati nyamuneka mukunzi reba hino rwose agaseke tugapfundure? Numva ntabwo byobura. Ndakeka namwe mu mpamvu yatumye dutandukana n'ibyo irimo. Abantu bataza kwifata nabi cyane rwose, nk'iki gihe nyine abantu baravuga ati nyine iki gihe urubyiruko dukundana. Just ushaka gusanga umukobwa aravuga ati umusore nisi umukobwa namukunda mwiki tutajyamana. Niki ubwo se yabankunda mwibiki? Ariko bye nkaraba niba koko dukundanye ugaca usanga nibigihe cyose ashira imbere nta nige turamana kwanza, nkabona nicyo kintu ashingiye ko ku rukundo rwacu. No, ndavuga ati oya, hano ngomba kuba amaso. Niba nintabikora ko ari bugende, ubwo ntabwo azoba ari uwanje, azokwigira. Uw'ingenzi azoza kuko ari umuntu gukunda, ntabwo kwanga kwica kubera icyo kintu. Yego. Hanyuma se Media, ubu ngubu ubwo wamwangiye ukamutsembera akagenda nawe ugasigara, agaseke karacyapfundikiye neza? Maybe so just hano turi kuri kamera, suko nase kubivuga, ariko ibyo n'ubuzima bwanje. Ko wanabivugaga ati wavuga uti naka ntacyo byabitwaye. Oya ndifaje naje numva ibyo twihore ubwo wifashe. None se Media, wigeze urashaka umukunzi, urashaka gushaka, wigeze ugira ikiganiro na mama wawe? Si cyane, wenda ngo umugisha inama uko zubakwa, cyane cyane ko we yubatse akakubyara. Bo mama wanje dusa nkaho umgihe cyanje cyo kwiga twari turi kumwe, ni nkaho nyine twakuranyije nawe namuhora hafi, ukungene yaturera, ukungene batwitaho muhira. Buriya nyine akeshi niyo umubyeyi atovuga, ariko ukungene abatwara, ukungene yitwara imbere yanyu, nyine ukungene ababyeyi babana muri kumwe, niho wigira keshi. Niyatovuga ego aravuga, ariko niyatovuga niho wigira. So hanyuma se Media, ugira nyogosenge? Ego. Yigeze se akuganiriza ati mwana wanjye nugira igihe cyo gushaka uramenya uzubahe, uramenya uzitware gutya na gutya mu rugo rwawe? Si nyogosenge, ariko nagize garame nyogokuru wanje. Yego. Ndakeka yakunda kunganiriza gose. Yarakunda kunganiriza. Sinzi ko byambariye ihanye n'inyogosenge yari kumbarira, gusa ndibuka yarakunda kumbarira mwana wanje umukobwa nyine ntabwo ari izina kuba umukobwa. Umukobwa n'ubufura afise, umukobwa ni imyitwarire yiwe, umukobwa ni discipline, umukobwa ni ijisho
rya rubanda kenshi kuko abenshi nibo bubaka urugo abenshi nibo bibaruka uzoze witwararika mu byo ugomba gukora byose nyene uje witwararika mu myaka ya miteya urimwo witwararike nyine uje umenya n'ubwenge nk'abandi bana nk'ibyo hanyuma se rwose media tutagiye kuri byinshi urifuza umukunzi umeze ute uteye ate mbese watubwira muri make murakoze cyane rwose nkuko nabivuze ndashaka umusore ndetse navuga ngo mwiza reka mvuge bikubiyemo muri ubwo bwiza nkeneye umusore cyane cyane ukunda Imana umusore ugira ikinyabupfura umusore ukunda gukora umusore ukunda abantu nyene umusore w'inyangamugayo w'imfura kwanza yego ufite ubumuntu muri make ufise ubumuntu yego ikindi aba yakijijwe byaba ari byo byiza kurusha ibindi ko je nkunda Imana aba yadakijijwe wamwerera imbuto namwerera imbuto nibyo hanyuma se icyo yabatunze cyose uri nawe ese aramutse akubwiye ati mukunzi ntacyo nibitseho ngo ndakwambika agatimba ndakwambika ivara wabyemera nta ngorane hanyuma aramutse akubwiye ati tuzaba mu kageto nta mafaranga mfite ahambaye yo gukodesha amazu ahenze dore cyane cyane ko amazu anahenze wabyemera nta kibazo erega hari byinshi abantu twibeshako undi icy'ingenzi ni urukundo iyo umuntu agukunda iyo umuntu mukundana n'ibindi byose biraza kubahana kumvikana nyine ibindi byose bigenda biza buriya iyo umuntu mukunda niyo yojyama hasi nawe wahajyama iyo umuntu mukunda naho yorohama ndakeka ntabwo woza gutabaza ahubwo wakwisanga mugiye kumurohamura nyene wakwisanga nawe wagiyemo wenda mukajyana ujya kumutabara iyo umuntu mukunda wirengagiza buri kimwe nyene niwe nyene yego nico nabivugako hano rero ni ku Muranga Family TV turanga abakobwa tukaranga abasore turanga abapapa batandukanye n'abagore babo turanga abamama batandukanye n'abagore babo turanga abafite ubwandu ari byo nk'ubwa sida turanga abafite ibintu ku mubiri wenda bibaza ko nta babakunda ariko Muranga Family TV uhagarara hagati y'abo bantu ukabahuza kandi bakabana bigashoboka ubu se nk'umukobwa nkawe koko mwiza uri mwiza media uri mwiza n'ukuri uri mwiza si ibyo kugushimangira si ibyo kugira gute gusa wanejeje ibyo wavuze numvishe kuri jewe byanejeje ubu rero Muranga Family TV tujya tugira ikinyarwanda tukagira ubwo tubwira abana bakaza bagataramira umuntu wifuza abakuvugira umuvugo wifuza abakubyinira wifuza nk'umwana wagukorera iki uwo mvugira umuvugo Patrick mwana wanjye Patrick tebuka umushyitsi akeneye kumuvugira umuvugo ibyo ngibyo bubyihoreye Patrick ngwino tebuka mwana wanjye ngwino umushyitsi arikumva nkubwira umushyitsi ngo arifuza umuvugo Yaba ni na mwiza cyane waretse nkamutereta mama oya ngwino umuvugira umuvugo nibyo ashaka ubwo ibindi ntabwo nitambitse hagati yanyu ibyo bizaba biza shani mwiza n'ukuri murakoze mukobwa sabye n'ukuri uri mwiza mubeza ni wowe mwiza mubasa neza ni wowe usa neza ibwami ni wowe ukwiye kuba umwamikazi ni wowe ukwiye kuzabyara ukitwa umubyeyi ntiwite ko nambaye kake ngo ukeke ko ndwaye na bwaki burya ndi mwene gasake umuhungu wa sake bitewe n'ubwo bwiza njyewe nakugurira isake ahubwo baguha isake kimurukerera tubyine waki muri make nk'umunekera umuro kibazenga iki cyana n'icyandi mwikinamike umukobwa mwiza
oya nkundira uko ndi nduku ndabizi disi mbona utudodiyo na danduje udukara ariko disi nge ndagukunze kuri wowe niyise rukundo ndiyizi nta mukandara ariko kubera ubwo bwiza disi numvise nk'urwariye indege ikindi ubumise nshaka ndembuye gukubita buri muntu wakugenda umukobwa aho yanumvarizeho manida adizi mani narumiya anagusomera Yeremiya cyane kuteye nka Mariya ndikumva nukuri kukureba byonyine bise biyungurura intekerezo zanjye ahubwo ubu ngubu abandi basore biba bimeze biti uri mwiza sha umva Patrick karame mama jya kwanura bya bishyimbo bitanyagira kuko ndabona imvura iguye urakoze itari imvura igiye kugwa reka nihute hanze umushitsi ugumane na mama nanjye ndagaruka ugaruke numara kwanura iruka cyane waroye ku Muranga Family TV ibyo turusha abandi tugira abana babaganiriza abashyitsi tukagira abana twatoje gitore nuko bakaririmba bakavuga imivugo bakizihirwa n'umushyitsi akizihirwa nukuri byagejeje rwose nanezerewe Muranga Family TV rero murabireba ikintu turusha abandi reka da twarabasize twarabenekeye aha nayo nuko rero tumeze ku Muranga Family TV twakira abashyitsi neza tukaranga abakobwa tukaranga abahungu nukuri ibintu bikaba uburyohe Media nta kindi wifuza kubwira abantu icyo nababarira nyine ndabashimiye barakoze cyane rwose n'abazodukurikirana Imana ibahe umugisha turabakunda cyane abarundi n'abanyarwanda Imana ibahe umugisha bazadukurikirana ndabizi baradukunda natwe turabakunda rero naho ubutaha ciao ciao